mbonye akubita umusego hasi aragenda sinzi ibibazo biri aha. ubu sinatindiye Danira kanihute ndebe uko byagenze wasanga nantegereje akambura ariko kandi muramubwira ati biriya bintu bireke agana akazi katari kare ariko ntago ajya yumva sinzi impamvu rwose mbega ibibazo we ibintu nishoyemo nzayo use ubu ndabahasanga ndabona hanakinguye se uyu mugabo noneho ko namubuze namuhamagaye kuva mu gitondo simubona byagenze bite hani uri hehe ukuntu tubigenza Usiga ashaka kumuzana n'amagambo byanjye birakureba wowe wagisenze nta kibazo genda uteke neza vuba ngiye kubara 5 1 2 3 Jesse birakureba iki kirezi kimenye yuko kigiye kimuta n'abantu cyafungisha kandi nabahera amafaranga nariye ariko nashaka bimenyesha byo 600 ni byinshi kahongo kameta sinzabona inyuma y'ibindi ahangaha niko sha teka vaniri duwe ariko nanagushaka wanshakaga maze iminsi mushuti yawe ntamubona Muamini yarabuze Amini waramubuze namubuze pe yes nukuri maze iminsi nk'imwe ejo nari ndi mu rugo iwe ariko umukozi we nawe amubwira yuko atamubona sinzi rero n'indi wabuze ahari nanjye ntago mbizi kuko nanjye ejo bundi nari mukeneye ndamuhamagara numva telefone ye ntiriho biranyobera ubwo rero nanjye nta makuru mfite pe senda bigenza nera ese amaze iminsi abuze amaze iminsi adahari yabuze pe twamushatse ahantu hose hashoboka twamubuze Amini kari umuntu mukuru mwakabyaramwe ntaziriho ku kazi akwiwe ntawe uhari ahantu hose no mu rugo ntawe hari ejo niriweyo ndampaye nebekera sinzi ikintu tugiye se turabigenza gute navuze n'umuntu nsigaje kubaza ni wowe uko byagenda kose kuko icyumweru kirashize nta makuru nanjye mfite pe umunsi w'uyu munsi nurangira icyumweru kiragishize urabona maze iminsi mfite amaraporo hari amenshi nari ndimo nduzuza yatumaga rero yatumaga nta bintu bindi ndi gukurikirana sinzi uburyo nta kintu ngiye gukora pe ko turabigenza gute sinzi iki cyumweru nigishira ndajya kuri ribu ni nawo mwanzuro pe kuko se yaba yaragiye mu kazi hirya se ntabe akagenda atavuze ubundi nta kazi yajyagamo ngo agenda atambwiye ahantu hose yambwiraga iyo amaraga iminsi yamamagaraga ati maze iminsi yineye ubwo rero ejo nibyanga nkabona burije ejo icyumweru kizaba gishize neza kumenyesha ribu ndumva nta wundi mwanzuro nyine kadutaha ubwo nta kundi nyine nagomeza kubura nuko biri bugende biragoranye amakuru se yawe y'iminsi duhurira ku kazi gutyo gusa njye narinda aho nta kibazo usibye akazi kenshi nyine umuntu aba afite ariko ubundi mu buzima busanzwe nta kibazo nta kundi
wese wari umeze Sha nanjye ndaho. okay. ariko mwana iyi myenda uzaniye y'abasore kandi ubona nisaze byaranacitsaguritse. iyo myenda se yacitseyo muze? ubusa reba hose. aha nabonaga rero nta yindi myenda mfite yo kuguha, kandi iriya myenda nanone wari wambaye yari imbangamiye, ibaze nk'iyo hano haza umuntu akagusanga wambaye iriya myenda. ariko iyi myenda ni iy'abasore kandi ngende isaze amacaka bya bindi byamukubita inkuba. ugomba gusirimuka, ndetse ntabwo uzi ibyo nambaraga nkiri muri kiriya cyaro. ariko wamungani nibyo. erega nawe ugomba gusirimuka. hagati aho ariko njye hari umushyitsi nari mfite, ariko bigiye kuba ngombwa ko tugiye kuganira ahandi hantu hatari aha. ubwo nyine ngiye niwe ngiye kureba. ariko urabanguka dore urabona ibifu birimo biribara. ndaza kariho muraho ugira ikibazo, ni nk'iminota ingahe? ngaho ubanguke. ya sha buse mwoka byaramwe cyane utangiye kwivugisha ngo arabibwira ribu koko unabigenza ntera ribu ziramutse zibijemo ko byaba ari ikibazo. akuze ukuntu ugiye kubigenza, reka ngende mbwire Manyanga turebe ukuntu dukemura kiriya kibazo, kuko ibi bintu bijemo inzego za leta byaba ari ikibazo. niko meze ute se sheri? nayo imeze neza. nase ko duhuriye hano ku muryango wari ugiye he? nawe nari nje kukureba. uje kundeba? sheri ibyo wafuranye imitima y'abakundana rwose ndabibonye pe. ihora iri imwe. uje kundeba se kubera iki ko nakuye ko ndaza kukwirebera? ngo tuvugana, mfite ikibazo kinkomereye. ikibazo? ntukavuga ariko ngo ufite ikibazo cyo uvuga ngo dufite ibibazo. dufite ibibazo. ubu bosi wanjye naramubuze kugeza na n'ubu. bosi wawe? yego. bosi wawe waramubuze? icyumweru kirashize. hashize icyumweru rwose kuva cyagiye twahura kugeza na n'ubu. noneho reka nkwereke, urumva mu rugo mfiteyo mukuru wanjye, nyine ni umuntu ubura aho ngaho ukora utuzi dusanzwe. nyine ndaryuga mukubarize ko nawe yaba yarakuboneye, kuko nyine akora mu bintu aba ari ku mihanda, nyine muri bya bintu by'amamodoka cyane. agura amatelefoni se ko twagura amatelefoni ariko agura ku muhanda mu modoka cyane hariya nyine. ariko ubwo noneho reka ngende, ngiye kugenda mukubarize icyo kibazo, ninza kumva hari icyo abiziho kibwaze kukureba. okay, ahubwo ihute ugira vuba utantindira. sawa, ahubwo ihute. byabaye amahire se akamubona. ya mbega ibibazo nishuyemo nzabibashara koko. Aramba amakuru mwana, bya bintu kumenya birimo ibibazo ra mu kanya mvuye ku kazi mpura na Jane. Jane wawe ndi warishira mwami? yego, mwe mu wa wundi turi gupfa. ibaze ko mbuze n'amagambo mubwira. cyane. ubwo rero urumva arambwiye ngo yabuze Mwamini, arambwira ngo wagiye ngo kujya ngo kuri ribu. nizere ko ari super ufite ro kamutere. wewe wateretse umuntu ukubwiye ko yifite ibibazo, ngaho mbwira ibyo bintu babivuga cyane ngorane. ariko Jemise ntuza yavuze ati mwe ukuntu tubigenza uranyongera n'amafaranga muri mubika imyaka 2 kandi ribu yabijemo, ubwo se niremo kwigufasha. ngiye nzabyisi mama, ngiye ntabwo uzanshyiramo. ntabwo nzagushyiramo. sawa, pfa kuba utazanshyiramo ngewe. ngume ku musigo wanjye
bikore nyine fasita we tuzahita duhuza ducirinde. Ntaribi. Ni kuri fone. Kuri fone ntaribi. Ntaribi igerayo Imana izafashe. Hagati aho muze numvisha umbwira ngo amara n'iki n'iki, ntuze kugira ikibazo, harimo amabyeri, harimo ibyo kurya, byose birahari nyine, nuza kugira icyo ukenera njye mba nkutegurira, ariko nyine njye nagomba. Muze ko wasinziriye, wari umeze neza ariko cyangwa se nubwo nariye ngahaga nkananywa kugira ngo umwana wanjye se amuhangayikishije. erega nanjye arampangayikishije kuko ni musaza wanjye, ariko nyine nizeye ko ari ibyumweru byose atagera ahangaha ntabwo ari amahoro, ibyo ari byo byose ashobora kuba yarakoze yenda nk'impanuka cyangwa akaba yenda ari ikindi kibazo yagize. abaye yarakoze impanuka baba baraduhamagaye tuba twarabimenye. Hari umuntu umbwiye yuko yaba wenda yarumvishe nyine igihe abyumvise biramubabaza kandi wararenze, agiye rero gushaka ukuntu yadufasha kumubona. Yabigize neza rwose ntabwo. Ni karibu. Meze bite? Yes, fra makuru. Meze. Muraho kesi? Muraho neza. Yego. Se telefone yawe yigize ute twaragushatse. Uyu musaza se kumwe ari gusinzira. Muze. Muraho muze. Muraho. Makuru muze. Ni meza. Twaragushatse ahantu hose, telefone zawe byagenze ute? Telefone yanjye yari imaze iminsi yaragize ikibazo. Nase kesi unamuntu ninde? Uyu ni inshuti ya Ntuza ya Mwami. Ese ni inshuti ye? Ni inshuti ye muze. Muraho muze. Ni meza. Yego yego. Twagize ikibazo rero, dushaka nimero zawe wenda ngo twumve ko hari icyo wadufasha turakubura. Mwagize ikibazo bwoko ki? Siko Mwami twamubuze. Oya. Haramubuze. Icyumweru kirashize twamubuze rega. Ese mwamubuze gute? Byagenze gute? Yasohotse sinzi iyo yari agiye, cy'umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, icyumweru cyose kirirenze. Baba we. Cyumutambwiye ngo mbafashe. Kandi warorokeho telefone. Telefone yo ni ikibazo, nababwiye nyine ni ikibazo. Yari yagize ikibazo. Ubwo rero nzi nanjye mbigemo. Ubwo se wadufasha ukatubwira nyine ukuntu twajya kureba polisi tukabivugisha. Ndaje hari abantu mfite inshuti zanjye. Ndaje mbabwire bamfashe tubikurikirane. Rwose. None se fra wadufashije ko ibyo bintu twabimenyesha polisi wenda ko hari icyaha giri tumarira. Polisi?